moonlight fades away. You cannot imagine, for example, after bodies. Was because Le problème venait des partis d'opposition. opposition parties, it was engineered. La manifestation était organisée par l'UDPS. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. And I can't do it here in the Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. Mais l'heure n'est déjà plus à la confiance et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali. N'umwe jewe nzi nta ngabo na zimwe nzi zibaho zanesha RDF n'ibintu bitabaho batunesha bateze twe turabanesha n'ibintu bidashoboka. Twebwe igisirikare cyacu aho gitandukaniye na cya gisirikare cyaremwe n'abakoloni, igisirikare cyacu ntabwo twitandukanye cyane n'abaturage, kuko abaturage ni ababyeyi bacu, abashiki bacu, abakuru bacu, barumuna bacu, nibo tubamo. Ikidutandukanya ni umwuga n'umwambaro. Ikindi, ibikoresho bya gisirikare twarabidimisifiye. Ubundi umusirikare yabaga mu kigo, waba uri umusivili wahaca nka ka Kigali, warungurukayo gusa kureba mu kigo gusa ugakubitwa kurebayo gusa, cyangwa wahura n'umusirikare gusa ukamureba akagukubita kubera ko wamurebye. Bari barigeze igitangaza kubera abakoloni, ababirigi, aboje, abazungu bakarokora ibitangaza bakabashyira muri ka militaire bakabamo bakifungirana, noneho bakajya babeshya n'abaturage ngo babatera inshinge ngo z'amaraso y'intare kugira ngo bakare. Ubukare bwaheze nta gukara, ntabwo gukara ni ukubana n'abaturage mugakora umuganda hamwe, mukubaka amashuri, amavuriro, mugahinga imihanda hamwe, niko gukara. Naho gukara ko kujya muri ka militaire ukaba nk'igikoko ukazavumbuka mukora kudeta, nta gukara kuri bo. Igisirikare rero twaracyoroheje, nibyo nababwiraga ngo iyo ideologically uri clear, iyo ideology yawe weze cyane, nk'akariya gatambaro k'abamasera bagomba kuba beza cyane, buriya uba uri muzima, nta mvune uba ufite. Rero ntabwo igisirikare cyacu ni igisirikare cy'abaturage, kandi tuzi ko twemera ko imbaraga za mbere z'igihugu ni abaturage bacyo, ni abaturage. Ubu igihugu cy'u Rwanda gitewe, ntibatangaza igitewe, mwese mu cyumweru kimwe mwaba mwatraininze mwese mufite imbunda, mwese nta wasigara, n'aba bamaseri bose twabatraininze, kuko igihugu kigomba kubaho. No mu mateka y'u Rwanda, no mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda abakoloni barusanze ari u Rwanda kubera ko abanyarwanda bose barurengeraga. Nta muntu n'umwe udafite inshingano yo kurengera igihugu cye, nta kibazo rero. Olivier, niba igisirikare kiga Bibiliya, abasirikare cyangwa abakristo, none se abasirikare bava he? None se ubu Jane kwa Musaveri naza mu gisirikare yarangije biomedical training ye, ntazaba akiri umukristo? Hari icyamubuza? Nta cyamubuza. None se niyo dushyingura abasirikare turabasengera, muri Kanombe, se mu kigo cya Kanombe ntarimo kiliziya? Irahari. Dufite n'abasirikare basenga, dufite na korari aho. Dufite korari mu kigo cya gisirikare Kanombe. Nta kibazo rero, ntabwo bigongana, ntaho bitandukanye. Yose muri uyu mujyi wa Kigali wageraga ku nzu ngo yafashwe byanditse, undi yaza komuraho icyo undi yanditse agashyiraho icye. Natwe abasirikare twarafataga, hari n'umusirikare mukuru wagiye kubohoza Beneri barayimutesha, icyo gihe
icyo gihe twageraga ama escort menshi abasirikare bakuru ati ngi niri bunkwire na ama escort yanjye nuko byari bimeze yavuze ko wari uhoze ari prime minister wa Kongo yasabye ko batera u Rwanda kuvuga gutera u Rwanda si buruteye abavuga kurutera ni benshi cyane ariko ntibarutera wowe ngo kuvuga akirirwa avuga umunsi wose nuramwumva nyine uramwumva ukamutegereza so ibyo ntacyo bivuze ziriya demonstration zo ku mupaka ntabwo abakongo basara bakaza bagatuka u Rwanda ku mupaka bagatera amabuye ngo ibyo ari byo bishora u Rwanda mu ntambara intambaraga utora nyiri burwane n'ibitari burwane intambara n'umusazi wajya mu ntambara n'umusazi ubu wahura mu mujyi hano ugenda ugahura n'umusazi ukwirirwa u Rwanda nawe umunsi wose ukagenda wirata ko warwanye umusazi uramwihorera ariko nyine ukaba washyizeho akagozi atagomba kurenga urubyiruko rwacu muri hehe ko atari amasasu ngo barabarasa ngo niwandika barakurasa ube kajarite uratinya iki uratinya kuva yahe maraso wanditse ugasubiza okay let's assume ko utabibona niba mutabibona ibiharabika u Rwanda bituka u Rwanda bipfobya genocide niba mutabibona nabyo ni ikibazo ubwo no kuvuga ko muba murangariye ahandi muba murangariye muri Snapchat menya iki dore ingabo z'igihugu akazi kazo zagakoze neza cyane ntacyo twikanga 50 ugashyiraho gendarmerie ugashyiraho interahamwe zatozwe guhera 91 muri buri komine yose muri buri segiteri yose muri nta musozi utariho interahamwe n'intwaro zaratanzwe abo bose ubabaze ngira ngo wageza mu bihumbi n'ibihumbi wageza na hafi na miliyoni yagera kuba rero muri 94 ibihumbi 19 byaranesheje miliyoni bigahagarika genocide mu mezi 3 ni ukuvuga ko nta cyatunanira ubu ngubu ntabwo bishoboka nta cyatunanira ntabwo ari ikibazo cy'imibare ni ikibazo cy'urwanira n'uburyo witegura kukirwanira of course birumvikana ntabwo mbivuga kugira ngo mbaha amayeri bazayakoreshe ariko muri 94 umugambi wa leta y'abicanyi wari uwo kurimbura abatutsi aho bava bakagera niyo mpamvu iyo miliyoni yose bayikoresheje kujya gushaka buri muntu wese n'agakecuru karaha n'agasaza n'akana kavutse mu rugo rwose baratatanya imbaraga zabo nuko nguko inkotanyi zabanesheje ariko buriya iyo baza gufata miliyoni bakayishyira hamwe bakayisuka ku nkotanyi bari kuturangiza mu minsi 2 kuko nambaze ni nambaze imibare ni imibare nta kuntu hari icyo utahindura ariko imbaraga zabo zose bazishyize mu kwica abatutsi ni nayo mpamvu bishe miliyoni mu mezi 3 nabo ari miliyoni so buri umwe rero igisirikare cyangwa kuva mu gisirikare ntabwo bivuze ko umuntu aretse igisirikare wakivamo ariko cyo ntabwo cyakuvamo igisirikare wakivamo ariko cyo ntabwo kizigera kikuvamo ni ukuvuga ko n'abasezeye uyu munsi igisirikare ntikizigera kibavamo aho bagiye ubumenyi bajyanye ubunararibonye bafite ubushake ubwitange urukundo rw'igihugu icyaba icyo ari cyo cyose isaha iyo ari yo yose usibye ko batanagiye kure bari hafi y'ingabo nta cyashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu aba bagabo bose mubona bahari ntabwo byashoboka icyo twakwizeza abantu abanyarwanda n'abandi bose nuko igihugu cyacu kirinzwe pe tegeka abasirikare gucukura indaki imyobo
kuko ubundi twarwanaga igitero shumo gukubita twibuka. Icyo twashakaga ni imbunda, ni imiti, ni imyambaro, kuko icyo gihe twari tutarakagira imyambaro ariko y'umwanzi nyine, guhera ku nkweto n'amasogisi n'ikariso byose na t-shirt uwo mwanya ugakuramo ukambara. Niko byari bimeze, kuko iyo abantu bazanye yari yarabacikiye. N'intambara twari twararwanye muri Uganda, izo mbunda twari tutarazumva. Imbunda yitwa 105 mm twebwe twayisedimba hasi, abasirikare bose bayisedimba hasi, kuko yaradimbaga pe, yaradimbaga ukibaza ku isi yose ijuru ryamanutse. Kandi zo operatingwa n'abafaransa bakagira batterie imbunda 6 kuri sector imwe, batterie imbunda 6 ku yindi sector. Izo mbunda ziraza bazana amatoni n'amatoni y'amabomu, maze barakubita ku defense zacu ku myobo, bararasa. Bagejeje saa 11 babwira ingabo za Habyarimana bati inyenzi zashize, nta nimwe ikibuja, avance fari advancinga. Ingabo za Habyarimana ziradvancinga, ziraza zisanga abasore bazitegereje ku myobo, barazidoda. Iyo ubona bari abantu bose barwanya abitwa M23, M23 irwanira iki? Irwanira kubaho gusa, irwanira kubaho. Niho kuvuga ngo turarwana ngo tubeho, tugire aho twita iwacu, tuve mu buhunzi bw'imyaka 30, ariko tureke no kwicwa. Kwicwa kwabo kwaravuzwe, kwaramamajwe kuri za YouTube, kuri za video, abo bicaga, abo batwikaga, abo baryaga, ni ibintu biri ku mugaragaro. Ukibaza ese aba bose, iyi si yose ibyo ntabyibona? Irabibona. Ese kuki byirengagiza? Kuba byirengagiza rero nicyo gikwiye kudukangura nk'abanyarwanda, nicyo gikwiye kudukangura ko twiraye twagira ibibazo, kandi nta wundi uzaturwanira iyi ntambara, ni twebwe tugomba kuyirwanira. Wareba ibihugu ibyiswe ngo byaje mu kibazo cya Kongo, cy'uburasirazuba bwa Kongo, ngo bije gutabara Kongo. Ese mbere buri gihugu buri kimwe muri byo ukibajije, ese ujya kohereza ingabo, wibajije iki kibazo? Wibajije niba Kongo ifatanya na FDLR yakoze jenoside mu Rwanda? Niba se warabyibajije ugasanga ari byo, kuki wohereje ingabo zawe gufatanya na Kongo kurwanya abicwa? Icyo ngicyo gikwiye kudutera impungenge, ariko bakabyoroshya ngo twohereje ingabo mu bufatanye no mu mibanire, bilateral collaboration hagati yacu na Kongo. Abakoze jenoside hano baracyariho, bafite imbunda, baracyakomeza kuzihabwa, baracyafite n'umugambi wo gukora genocide. Ariko n'abandi bafatanyije bo muri aka karere nabo noneho barabasanze ku mugaragaro. Ni ibintu bizwi, ntabwo ari ibanga. Hari abantu bari hano nk'impunzi, zari mu nkambi z'impunzi b'abaturanyi muri mu Mutara, za Mimuri, Rukomo, Ririma, mu Mayaga, Nyamagabe. Abo bose mu nkiko gacaca zabaye hano, hari abantu 660 bakatiwe n'inkiko gacaca b'ikindi gihugu duturanye, bakatiwe n'inkiko gacaca. Bamwe muri bo ni abayobozi. Iyo babonye uyu munsi bitabira igikorwa cy'ubwicanyi kiri hakurya mu gihugu duturanye cya jenoside, ukabona bitabira, bigaragaza ko n'urwo ruhererekane rw'iyo ngengabitekerezo n'ubundi n'ibyaha bakoze hano, n'ibyo bemera cyangwa n'ipfunwe bafite, bakijya kubikoresha hariya. Cyane hari igihugu gikomeye cyane cyari gifite intwaro zikomeye za burende 50 muri aka karere, zari Entebbe, zari zaravuye mu gihugu cya Somalia,
92 mu ntambara 92 zijya Entebbe, jenoside yabaga hano ziparitse Entebbe, bazisaba kugira ngo zize zifashe minwari. Abo bazisabye ba nyirazo icyo gihe baravuze ngo icyo twakora tunazibahaye nuko zaturuka ku mipaka zirasa, ariko ntabwo zajya guhera imbere mu gihugu zirasa. Ubwo ni ukuvuga ko iyo zirasa zihereye ku mipaka zari kurasa inkotanyi zihagarika jenoside. Uko rero ibyo bihugu byatekerezaga icyo gihe nibyo byakoze, nyuma y'imyaka 30 ubona nta gihinduka, ubona ari nako bakomeza gutekereza. Ikindi tugomba kumenya no kwitondera n'ubushishozi nuko bari abantu bose barwana bishyize hamwe ngo bararwanya M23 bose, buriya ikibahuza icyo bahuriyeho, bariya bose bahuriye kuri ideologie y'urwango ya jenoside, na ideologie ya jenoside yo kwanga umututsi, niyo kwanga umututsi, niyo kwanga umututsi, niyo ideologie urebye ni nayo ibashyira hamwe. Ko barimo kuba benshi tuzabarwanya tubashobore. 94 inkotanyi zari 19,000 niyo mibare, 1 2 3 ukagera kuri 19. FAR ingabo za leta zari 50,000, ugashyiraho gendarmerie, ugashyiraho interahamwe zatozwe guhera 91 muri buri komine yose, muri buri segiteri yose, muri nta musozi utariho interahamwe n'intwaro zaratanzwe. Abo bose ubabaze ngira ngo wageza mu bihumbi n'ibihumbi, wageza na hafi na miliyoni yagera. Kuba rero muri 94 ibihumbi 19 byaranesheje miliyoni bigahagarika jenoside mu mezi 3, ni ukuvuga ko nta cyatunanira ubu ngubu, nta cyatunanira.